Isi ntishaka ko ukomera, ishaka kuba umuntu woroshye ukurikira amarangamutima. Ariko se wari uzi ko hari amategeko 5 abanyembaraga bakoresha kugira ngo imitima yabo imere nk'icyuma? Muri uyu mwanya tugiye kureba uburyo bw'ubuhanga bwo kubaka mental toughness kugira ngo ntihabe nta kintu na kimwe kiguhungabanya mu nzira y'intego zawe. Uburyo bwa mbere ni itegeko rya 40 rule. Iyo ubwonko bwawe bukubwiye ko unaniwe, uba ugeze kuri 40% by'imbaraga zawe. Izi 60 zisigaye nizo zitandukanya abatsinda n'abatsindwa. Amategeko ya mbere ni ukumenya ko ufite imbaraga zihishe, bityo wumvise ugiye kureka, kora indi ntambwe imwe gusa. Uburyo bwa kabiri ni ukugira stoic calm, kutaganzwa n'ibihindagurika. Ntushobora kugenzura ibikubaho, ariko ushobora kugenzura uko ubyitwaramo. Mental toughness ni ukumenya ko urusaku rw'abandi cyangwa amakosa y'ejo bitagomba guhindura amahoro yawe y'uyu munsi. Iyo utuje mu kaga uba ufite imbaraga kurusha abandi bose. Uburyo bwa gatatu ni ukwishyira mu bintu bivugana, voluntary hardship. Kugira ngo ukomere ugomba kumenyereza ubwonko bwawe gukora ibintu bitabworoheye. Niba ari amazi akonje, niba ari ukugenda n'amaguru, niba ari ukubanza gukora, ubanza ukore akazi katoroshye. Iyo ubyitoje ku bushake, umunsi ibibazo nyabyo bije bisanga wari witeguye. Uburyo bwa kane ni itegeko rya internal dialogue, uko wivugisha. Amagambo ukoresha wivugisha wenyine niyakubaka cyangwa se akagusenya. Hagarika kuvuga ngo sinshoboye cyangwa birakomeye. Hindura imvugo uti ubu ni uburyo bwo kwiga. Mental toughness itangirira mu rurimi rwawe rw'imbere. Uburyo bwa gatanu ni imbaraga zo kutagaragaza intege nke, silent resilience. Abantu benshi bajya mu ruhame kuvuga amaganya yabo, ariko umunyamutima ukomeye abanza agakemura ibibazo mu mutuzo. Mental toughness ni ukumenya kwikemura ibibazo utabanje gusaba impuhwe z'abandi. Ibi bibahesha icyubahiro n'imbaraga bidasanzwe. Izi mbaraga z'imbere nizo nkomoko y'icyubahiro nyacyo n'intsinzi ihoraho. Ibuka ko ubuzima butazigera bworoha, ahubwo ari wowe ugomba gukomera. Niba wiyemeje kubaka mental toughness guhera uyu munsi, wubahane, andika ndakomeye muri comment. Ejo nahawe.